hagarika gupfusha amafaranga yawe ubusa nawe wabyikorera. Ibintu byo gutanga amafaranga yawe ngo bari kukubikira amafoto kuri email, document n'ibindi bintu bitandukanye. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo wabika amafoto yawe kuri email, document ndetse na nimero n'ibindi bintu bitandukanye. Ndetse no mu yindi video izakurikiraho nzakwereka uburyo wa creatinga email yawe kuva kuri setup ya mbere kugeza uremye email yawe. Ntuzongere gutanga amafaranga yawe uri kuyapfisha ubusa ngo wagiye ngo mumfungurire email ngo mumbikire ibi nibi kuri email. No, icyo nagusaba gusa ni ukumfollowinga nimba uri kurebera ino video kuri YouTube, ugakora subscribe, like, share, comment. Nimba hari n'ibindi bintu ushaka ko tuzigaho ubutaha wabyandika muri comment tuzabikoraho. Ngo ufata telefone yawe nkwereka uburyo wabika amafoto yawe kuri email, nimero za telefone ndetse na note ugenda wandika muri notebook, nazo ndakwereka uburyo wazikopiya ukazibika kuri email. Ariko ikintu cya mbere cyo ugomba kumenya ni ukuba uzi email yawe mu mutwe ndetse na password uyizi neza mu mutwe, kuko iyo wabitse bino bintu kuri email niyo bakwiba phone. Igihe cyose wongeye gufata kuri smartphone ugasubizamo email yawe, ya mafoto aragaruka. Hari ukuntu uba warakobotse uri kwifotoza udufoto twiza ariko bakwiba telefone ugahita utubura kuko utabibitse kuri email. Ariko muri iyi video ngiye kukwereka uburyo butatu wabika amafoto yawe kuri email ndetse n'ibindi bintu biri ngombwa ko wabibika kuri email nabyo ukabibikaho. Application ibika amafoto kuri email niyo tugiye guheraho. Ndabizi iyo application abantu benshi bayifite muri telefone yabo ariko ntabwo baza akamaro kayo. Iyi application ni Google Photo. Abantu benshi bazi ko ino application ya Google Photo ari kugenda ukareberamo amafoto wifotoje se, ariko iyi application irimo n'ubundi buryo wafungura ukajya ubika ibintu byawe kuri email. Igihe cyose wabuze telefone wayitaye cyangwa bayikwibye wasubizamo email yawe bikagaruka. Reba muri telefone yawe nubonamo Google Photo umbwire dukomeze. Nutayibona urajya hano kuri Play Store cyangwa nimba ukoresha iPhone ujye kuri App Store, nurangiza ugaruke kureba iyi video urebe uburyo wabika ibintu byawe kuri email. Ngiye kuko nsanzwe nyifitemo ndakanda hano kuri Open, urabona ko ihise inyohereza mu mafoto. Aya mafoto dusoreyeho ni amafoto aba yafotowe na telefone yanjye nkoresheje kamera ya telefone. Abenshi bazi ko iyi application nta kindi maze ari kuyinjiramo ukareba amafoto ufite muri telefone, ariko guhera uyu munsi ngiye kukwereka iyi application uburyo yakugirira akamaro ikakubikira amafoto yawe ukazarinda ewana usaza ukiyabona n'ukurikiza setup ngiye kukwereka. Ibi bintu tugiye gukurikizaho nibyo urafungura ubundi amafoto yawe agatangira kwibika kuri email. Urajya kuri aka kantu ka kabiri ugiye hano muri iki cyumba cyanditseho kamera, noneho ufungura aka kantu. Reba neza aka kantu kari hano gafunze, nugafungura amafoto yawe direct aratangira kwibika kuri email. Uragakandaho ujye hano muri setting bakuzanira kano kantu ka backup photos and video in camera folder, ugakandeho ugafungure. Iyo ugafunguye urabona ko hano hasi bahita bakwereka email na gigabyte ufiteho bitewe nuko ngiye nari nsanzwe mbibikaho. Urabona ko email yanjye yenda kuzura. Urabona ko iyo ugarutse hano kuri foto, iyo ugiye hano hejuru, riba hano mu nguni kuri foto yanjye, urabona ko amafoto atangiye kwibika. Iyo biri kuzenguruka kuriya amafoto na video biba bitangiye kwibika kuri email. Icyo ugomba kumenya kuri ibi bintu, kiriya cyumba ufunguye cya kamera, ibiri mwa kiriya cyumba cya kamera nibyo bigomba kwibika byonyine. Ugomba kureba neza nimba nta zindi folder ufitemo ibintu by'ingenzi ugomba kubika. Urongera ujye kuri aka kantu ka kabiri, dore ahangaha niho usanga amafoda. Dore foda ya WhatsApp, iyi foda yitwa kanakariya, foda ya picture, iyi foda yanditseho amasomo, iyi foda ya chat GPT. Urabona ko harimo na foda ya download, harimo foda nyinshi. Iyo ugiye kuri aka kantu ka kabiri usanga harimo foda nyinshi. Tuvuge ko muri iyi foda ya WhatsApp harimo ibindi bintu ushaka kubika, n'ubundi urinjira muri iyi foda ufungura aka kantu gusa, ibyo biraba bibaye. Wongera ugende urebe mu yandi mafoda yose ufite muri telefone, nubona harimo ibintu by'ingenzi ujye winjiramo, nusanga gafunze ugafungure. Ngiye bino ntabwo nshaka kubibika, ndongera ngafunge, kuko ibintu byose ubitse byibika kuri email, kandi email bwayo ifite ububiko bungana na gigabyte 15. Urumva ibintu byose ubifunguye bikibika kuri email yazakuzurana vuba. Ariko ngiye kukwereka uburyo wabika ibintu by'ingenzi gusa, ibintu bitari by'ingenzi ntibijye bijya kuri email kugira itazakuzurana. Ni ukuvuga ngo ino foda ya kamera yo
niyo setting zose zishingiyeho igomba guhora ifunguye. Ahubwo icyo ugomba gukora nk'izi foda zindi zitandukanye zikora ibintu kuri WhatsApp, uba ugomba gufungura foda imwe ukajya ukopiyamo ibintu ukavuga ati iyi foda narayifunguye, ibintu by'ingenzi nimwe ndabishira kugira ngo bihite byibika kuri email. Hari n'uburyo uba ufite screenshot ushaka kuzibika z'amasomo ziga runaka, ujya hano hantu handitse document ukajya hano muri screenshot, aka kantu nako ukagafungura, ibi bintu nabyo bigatangira kwibika kuri email. Ndetse iyo uri kubona hagiyeho ibintu bitari iby'ingenzi ugenda urabisiba, email yawe igakomeza kubona umwanya. Turasubira inyuma n'ubundi dukomeze turebe nimba bya bintu tumaze kubika nimba biri kujya kuri email koko. Urasubira inyuma urabona ko hano hejuru akazeru kakiri kwikaraga, bivuze ko ibintu byacu biri kwibika kuri email, kugira ngo email yawe rero itazakuzurana vuba. N'ubundi urabizi iyi foto ya kamera ibirimo ibintu byinshi, wagiye urafotora, umwana yifotoye, abantu bifotoye, bitewe nuko twayifunguye ibintu byose bihita biza kuri email. Uzajya uramara gufotora ibintu wabonye bitari iby'ingenzi uzibisibe, nurangiza kubisiba uze kuri aka kantu ka kabiri ujye hano muri trash urebe bya bintu wasibye, nimwe bihita byibika, namwo wongere ubisibe kugira ngo email yawe igume imeze neza cyane. Ubwo ni uburyo bwa mbere bw'ukuntu wabika amafoto yawe kuri email.